Injira arafunguye. Ese Karibu. bravo. Muraho neza. Meze neza. Meze neza. Nshaje. Murakoze. Amakuru se. Ni meza. Murakomeye. Turakomeye. Nanjye nsanze nanjye kuri TikTok ziba zantwaye. Wowe sinjya nkumenyera. Ntabwo biba byoroshye. Amakuru se. Shani meza. Nanjye umunsi nabonye abafana ntabwo bagiye mu kazi. Wow, ni byiza ni ukuri. Amakuru y'umukwe wanjye. Ushobora kuba aho nyine bari aho gusa ariko simbizi nyabona byiwe biba byanshaka. Intego. Ibyo biba byamucanze. Ntabyihorere. Iby'abana si ubwo babyishima. Yewe abana b'iki gihe ntibyoroshye. Ntabwo biba byoroshye byo gusa muri iyi minsi sinzi umukobwa arimo kumbwira ngo arimo gukunda ngo umukunda ngo bakundana niba ari byo niba atari byo simbizi kandi nzi ko gusa kundana n'umukobwa wawe Birabijyanye biba amaraso. ese wahindura iki? Uriya muhungu wawe ndamukunda mba numva ari we mwana wa mbere umukwe. Gusa nanjye mba numva twazaba ba mwana siko babivugana. Urabizi ko kuva kera mana yanjye turaziranye umuryango wawe kubera ukuntu nkunda umwana wanjye mba numva nyine nta muntu nizeye mbese mba numva yaza muri uriya muryango. Gusa abana bagira ibintu muri bo utamenya nyine rimwe agakunda uyu ahandi akagenda agakunda uriya kandi ntabwo wajya kumuhatira udashakana n'uwo. Si ushatse kumbwira ko umwana wawe yacitse intege kubera umukobwa wanjye ukuntu yamwanze? Nanjye mba numva ahangaha ariho umwana wanjye azashaka mba numva nta handi hantu yajya pe kuko ibintu biba bimaze gufata intera. Mana nta wundi mukwe nkeneye. Ngewe ndakora ibishoboka byose umwana wanjye agomba gukunda n'uriya muhungu. Ndakora ibishoboka byose. Humura ariko sinjyamubyaye se. Nkunda umwana wanjye pe mana we. Sinifuza kubona umwana wanjye umuntu ntazi. Ukuri. Humura ninjyamubyaye kandi ndabizi aranyubaha. Ukuri niyo mpamvu ngukunda mana yanjye. Bariya abana bagomba kubana. Ibishoboka ibihari ibishoboka byose abana bagomba kubana. Oya risika nkubwire Ibishoboka byose ariko umuganza ibaza imitungo yacu twaruhiye ikajya hanze. se paganza kundi barimo kumpamagara we. Oya namusize mu rugo aragiye kujya mu kazi. Ni kera kuva kera ndamuzi ntiwavaga. Oya nanjye ndamukunda kandi urabizi. Oya mugabo wanjye agiye kujya mu kazi sibyo? Narivuze ngo reka niyibeho nze n'uje wasanga. Niyo mpamvu nkunda umuryango wawe. Nkunda ukuntu mukundana. So gusa rero umva nkubwire sibyo? Nshaka kugenda ariko nagira nkubwire ndi kubona umuhungu wanjye ntazi ibyo arimo. Ndi kubona njya mbona nyine akunda uwo mukobwa wo hirya urumva gusa ariko mbabarira nawe ndabizi ko mvikana n'umukobwa wawe sibyo? Niwe ushobora kugira ute kubijyamo kugira ngo bazagira ute bakomeze bakundane ko njyewe ni umuhungu wanjye ariko ntago anyisanzuraho cyane. Gusa ariko wowe ubifitemo uruhare cyane kugira ngo bagire ute bahuze sibyo? Ibyo bindekere suzi dukurana se ndabizi ndakwizeye. Uranzi ko ntajya mva kwizima kama mbaye nshaka umukazana uvuye iwawe pe nawe urabizi. Bindekere akira hano. Umva rero reka mbazijya kwita ku mugabo wanjye. Bindekere umva ndabikora bimparire kango yerekeza murenzi rero. Yego siko mbona akazuba gacana. Gusa bari uko turakomeza. Urakoze. Ya mwana ibyo yigize sha ntabwo bizava. Kahungu k'amafuti sunda abana bateye bate.
ngomba kubikora. Kubikora amwemeza kabisa. Mafi sagiye banza asuye kwiga dore ko akunda kwiga. Amurebe mu cyumba. Injira. Mafi meze gute? Meze neza. Masomo ndabona aba yakomereye nabi. Ndi kwiga mama. Sha wajya uruhuka sheri. Wajya uruhuka. Bagomba kwiga. Ndashaka kubanza kunywa akaji uruhutse. Susu unaniwe. Jya uba wahereye nagusize muri salo ubundi wageze hano gute? Mama ntabwo naniwe. Uba wananiwe nawe. Wajya uruhuka. Kama. Yego mana. Hakora no usigaye ntunkura. Oya kama. Ujye umenya ko ari we mwana mfite. Ngomba kukwitaho. Ngomba kujya uruhuka. Urumva? Ibintu narabishatse. Byose si ibyawe. Urega nkwifuriza ibyiza. Mama nanjye ndagukunda. Uzi ukuntu uba mpangayikishije. Iyo ndi kukubona rero mbona ari ishema mu bandi babyeyi mfite. Makuru numva umutwe utangiye. Oya ariko inywa sheri wanjye. Ndumva umutwe utangiye. Ano kangukamaremo. Ntukamaremo maze uruhuke. Ndumva umutwe mama. Inywa ariko kandi usigaye unesha umutwe sheri wanjye. Mama ndumva ndi kubabara umutwe. Urumva ubabara umutwe? Okay, ngaho ruhukaho. Ruhukaho gatoya. Ihangane mwana wanjye. Wifuriza ibyiza ntabwo ari ibibi. Byose ni byiza nkwifuriza mwana wanjye si ibibi. Ariko mu kanya uraza kumera neza. Uraza kumera neza.
si byiza sheri wanjye mukobwa wanjye ariko mu kanya biraza kumera neza ese ngiye gukurikira amagare ganza mubwire nanjye mbigire ikibazo pe ni ugukunda umukwe cyane ko nkunda umukwe wanjye nkakabya koko siko atanyitaba mana yanjye alo muraho mwiriwe ganza none se wakwihuse ukagera mu rugo ko umukobwa wanjye hari akabazo ahuye nako mbabarira tebuka ihute rwose iminota mike rwose uba uhageze ndakwingenze sawa ihute rwose mana yanjye ese uriya mugore imiti yampaye inyangirije umwana ubu navuga ngo iki ntabwo nandi umugore w'igicucu koko umwana wanjye ubu nani ukumwangisha buri soni koko mana mbabarire yambwiye ko ari utuntu tumusinziriza ndakwinginze biraba ibyuya ntibibe amaraso si uyu muhungu wagiye mana yanjye ndabona ganza mpamagaye yego umwana wawe okay uri kuzamuka ama esikariye nanjye nicaye muri salo yego kamure ihute ndumva nataye umutwe ihute rwose umfashe yego iki kibazo se buriya nyine urabona umukobwa yego umwana wanjye umwe mfite ndabizi kandi urabizi ko amukunda nanjye ndamubaha n'ukuri ubwo rero hari umumama ubona aganirije ku kibazo cy'umwana wanjye kuko njye ndi kumva mfite amatsiko yo kumenya ikibazo cyabaye n'ukuri nyine wanza wumve ndacyakubwira mbwira ubwo namubwiye ati ese hari ukuntu nabigenza umuhereza umwana wanjye akantu agasinzira uramuroga ntabwo namuroze ni akantu kamusinziriza iminota mike ese ubwo usanze atari ukumusinziriza kamwica ndakubujije mama nana nawe utangiye ndakubujije oya nta bwoba ahubwo mva nkubwire igihari genda umurebe mu cyumba kuko afite gahunda impamvu nabikoze afite gahunda yo kujya hanze afite gahunda yo kujya hanze yego gukora yikize kandi ariyo mpamvu nabikoze ntashaka umwana wanjye ava mu gihugu ese yagiye kujya gukora hanze nyine mama nana mbwira si umwana wanjye nyine naramwumvishije ari kuri telefone si ubwo ntabwo ari ka gahungu ka Wilson n'ubundi kari kubitera umwana we si ubwo ariko nanjye nafashe uwo mwanzuro yego urumva uko bibaye mama nana umva nizere yuko mu myanzuro wafashe ari njye mukwe genda ndongorera umwana nta wundi mukwe nshaka none se ahubwo si mama nana ahubwo mva mubwire ese kuva n'umuteye inda si ubwiye naba mbizira umva mubwire nizeye ko uva umuteye inda gusa musanze iyo kuri iyo gahunda nabikurikirana neza uri ikigwari ntabwo umwana wawe ntacyo nose ari hirya cyari hano gutya ari mu cyumba icyumba cye se mama nana yakongeza amakenga ahubwo agira vuba ageze gusa amakenga ngize yari yose surambye mukuru aryamye ugahita umwanjye gukurikirana gahunda umuhungu wambyukiyeho koko kandi urabizi nana anyanga kubi
kandi ariyo mpamvu nabipanze. Ese ubwo nyine ambyukiyeho. Umva mwana wanjye rero. Cyangwa ndamubwira gute? Umva mubwire. Uri kumva? Byoroshye. Cyane ko kiri ku ntengwara. Umva mubwire nyine. Wegenda. Sibyo? Genda urebe umwana wanjye. Nyine genda nawe kuko uri mukuru. Nirwaneho nyine. Uzi ko wavuze ko nubura ubwenge Imana izaguta. Uko byagenda kose nkeneye umwuzukuru kwa Belinda. Sha ndamukeneye. Bangugiye hanze uransize. Se wari uri kubona nje kwicara muri sari wanyu? Sinzi n'isoko mbona ntabwo ari bufite wabaye iki? Byagenze ute se ko mufite nta n'ugukiza ku ishuri? Ndebe iki se? Niki? Babarira nawe bibi. Kanzi ndebe. What? Kureba cyangwa uratwite? Mbwira wirira mani uratwite? Use ndaguteye inda? None utwite nta muntu waguteye inda se? Mbwira ndaguteye cyangwa ni Wilson? Ni Wilson ni Babarira nawe babarira no ni Wilson. Babarira Ni Wilson. Wilson niwe ukunda gukunduka. Niwe. Babarira. Niwe. Babarira kabisa.
ubonye ari Wilson. Ni Wilson. Babarira reka mbwira ukuntu zagiye. Mbwira. Maze iminsi hashizeho ukwezi narabyutse nsanga vaho nta mubyeyi wakorera umwana w'ibyo bintu nase kuri kumbwira mama wawe niwe waguteye uretse mubwire nawe uretse kuvuga mama arambwira ati akira ino juice imwe nose ji niyo yaguteye indara uretse mutesi wabaye ute mbwira akira ino juice imwe maze ndayinywa ntangira kumva iki ntangira kumva umutwe uri kundya maze ndaryama mbyutse sinamenye ibintu byabaye nabyutse nazi uko byagenze nawe undi muntu uba ahangaha ni Zamu nzi tumuhamagara nakubwiye ngo neza hari ahantu nari ngiye n'ubundi ndahageze ugiye nawe utazi sawa ntarebe nyubwo turaza kuvugana baby meze ute baby meze neza nari nkumbuye cyane makuru y'imeze mbona wahindutse uyu munsi nta kibazo sure mutesi meze ute meze neza ariko abahe ibyicaro mwicaye waje gusura ibyo wanjye ntumbwira wabaye meze neza ariko meze neza wagereka kumbeshya ko atari uko nsanzwe muzi wambwiza ukuntu ni ikihe kibazo guteze shira wanjye byagenze gute nta kibazo afite sure nta kibazo ase muri kunkina agakino cyangwa nta gakino turi gukina nawe kabisa nawe bajye kumuhatirira nta kibazo mfite nta kibazo kabisa mfite urabona atari gutya nsanzwe bibi reka nkubwize ukuri urabizi ko tuziranye ku bintu byinshi nta kibazo mfite ntabwo ari iyi mudu nari nsanzwe bibi nawe ni gutya urabona ahubwo si wambaye akagofero keza ubwo uri kunjijisha se ngo ntarebe ikibazo ufite nta kibazo mfite rega turaziranye shabidi nyine maze iminsi ndi kukwibazaho cyane si ubu ntabwo none se ntibwafungura n'agashini keza cyane nawe ibyiza byanjye byose uba wabitatse bwambaye n'agashini keza agataha ariko uyu munsi uri kugaragara neza amaso heza ufite ku maso ufite ku maso heza ibi ni ibiki mwiriwe neza mama Nyiriwe icyakora reka nkubwire mafi okay mbare kabiri gatatu uyu musore yamviriye gira vuba haguruka mama haguruka umvire vuba mama wabaye umuryango wakuzanye urawuzi cyangwa uwuzi mvuye mu kazi ndananiwe umutwe umereye nabi inzira yakwinjije mu nzu yanjye mama mvuze ngo iki kandi mva mubwire musore mama umwana wanjye rwose ntabwo ndi mu cyiciro cya kimwe n'icyawe ese ubundi umukobwa ni umusore w'amafuti impamvu kuko mama ibyo byari ngombwa wavuze ngo shut up
sinkajya mvuga ngo mvugireho. Niko umusore w'amafuti nkawe ukanzira mu rugo. Siko mama wariciye. Nakubwiye ngo shaka. Uruko nyuma neza? Umva, nawe ucana ngo kwanza umva ngubwire tindukira. Tindukira umuryango wakuzanye. Siko mama ntabwo bakubangara bamwe. Ceceka. Nana basi. Siko. Sonya. Hanyuma wowe nawe unyohereza umwana. Ntabwo mbikora njye ndi inshuti. Inshuti? Inshuti Wowe? ndi inshuti ye. Inshuti ye umugiriye inama kuzana ubundi bw'amafuti Iyanjye iwanjye mu rugo. turigana turi inshuti tuba tugomba kuganira. Ndabyumva. Anicare kwanza. Uko mwana wawe? Ubundi ikibazo ufite ni ikihe? Ubundi ikibazo ufite nyamukuru ni ikihe? Se mwana wawe ufite ikihe kibazo? Mama ndumva aya mavuta arimo kuntukira. Ndumva Eh? ameze neza. Ndumva nameze neza. Amavuta yanjye Ndumva arimo kuntukira. ari kukunukira. Kuva ryari? Uribuka cya gihe nzanira juice? Juice. Hashize nk'ukwezi. Warebye neza niba itaba yarangiritse? Oya mwana ko nanjye nayinyoye hose. Kuko kuva nayinywa mw'iyi minsi nsigaye numva nameze neza, mfite amasesemi, isereri. Sinzi mama, ntabwo wambwira? Mwana ndikumva mu mutwe ko ndikumva nameze neza. Ngiye kuba ngiye mu cyumba turavugana, sibyo? Nta kibazo mama, ariko ubu mbwiye kuko Sheri nta kibazo gihari ahubwo mana yanjye. Yo Sheri ugiteho yego mama. witwararike. Nongeye kuncukira umwana. Turi kumvikana? Sheri ntongeye no kurenga hariya. Ayaya. Nagira hano mubwire. Njyewe rero nkurikije ikiganiro mboneye ahangaha n'ibintu mboneye ahangaha, mama afite ibintu ari kugurisha. Mama si ubu yabishe. Mama wawe afite ibintu ari kugurisha. Ahubwo reka duhamagare ka kazamu kanyu. Ka kazamu kanyu kaba kazi ibintu byinshi bitakareba kuriya. Reka tugahamagare tukabaze. Ndumva nta mbaraga mfite genda umuhamagare. Sawa reka muhamagare. Zamu ngwino kandi wihute, sibyo? Perezida Nawe kabisa ko watinze so. subize hanyuma ndi mu dusuku twinshi cyane Umeze ute? so wamubese Nawe mwicara mu bwira. maze Zamu sina mbese ubu wabaye. ndiko na warikize Zanyatso. Zanyicara mu bwira. maze Icara banze mubwira. shara wabaye cyane cyiza siko bimeze Ni byose. shabazi mabuka basi mubi Manzi ngiye kukugomera. Kuri kondisiyo. Kuri kondisiyo. Ibintu byose nshaka urabimbwira. njye nibyo mu gihugu cye njye Zose. nibyo gutambika Yego. icyo urambya cyose nubwo wambwira ngo njye muri mahoko ayo Akazamu kanyu nako kagira. Manzi sho wamobe manzi sikuryo wamobe ko icara ahubwo wabaye shakora ntabwo mobe icara. none warusha kumbaza iki Kubaza uribuka wa munsi umunsi natangiye ku ishuri nari ndi kwigira mu cyumba
ese na mushetse twagize aha sasa nanjye rero nanjye ngiye gusa zose subizi nimba mfite amakuru menshi cyane hano zose nayo muri karite yose ujye yambaza nyine tubwire kandi ari byo nshaka ntabwo nanjye kondisiyo kondisiyo si nawe twumvikanye uramubise ujya nibyo kazambwira nabizo ndaguseneka namba umva ndaguha pase kuri mu bebe w'umushuti wanjye ngo ntabwo uri kumubona niyanga se ntabwo yakwanga hari ibyo twumvikanye utari waza ntabwo yakwanga sawa nani nsezerane ndaguseza sunzi se buriya ni ngombwa tumanze nsokoze sasa rero none se amakuru ugiye kutarava mu musatsi wawe arega ndacaka fresheri bura ntabwo uza mukanya kanini akunda freshere tubwire namubwira ko namubwiye wowe umva tubwira nk'uko aha urabizi rero nani kondisiyo nimero yanjye ugomba kuyishaka ndayiguha wowe umva wambura numbeshe se wanabwiye Bakura kwezi rero. Nani sima ndi gukora amasuku se. Yaje. Ndimo gukora amasuku hari ndi kuri hakundi kwa nini. Ndi muri kamera ariko hano hanze no hano. Kora utuntu twihute ntabwo vuba. aribyo ndi kukubaza nyine wowe mbwira Nyine nibyo ndi gushaka gukura siraho kugira bimenye neza. Sisi ukuntu ndimo kugenda njye gutora indobo. Ngira ngo hakora iki. mbwira rero Nahise numva mama wawe kubwira sinzi ariko uwo ari we nimba ari wa muhungu wazaga hano mama wanjye none sindi kuvuga undi okay sindi kuvuga mama wanjye nuhe muhungu uramuzi nani uwuhe wa muhungu ujuza banzi uwo njye kumva numva ariko bishobora kuba ari we nyine simbizi nimba bari kuvuga kuri telefone hagenze ndangiye mbere abantu numva aravuze oya gahunda ngo yakoze ya gahunda ariko cyangwa gahunda ngo nimeze gute njyewe wawe ndenganyije ariko mama ari kuvuga mama ari kuvuga kuri telefone ko ataba ari kunyumva ntabwo ari kukumva tu yarya datuma banyirukanye mu gati nawe kura hese mbese uranzi nawe we nabi gukenera okay ndangije abandi ati ngo none se ngo gahunda ko yatunganye ngo uri hehe ese ngo ngagiye gufata amatungo ahitaze aze hano imbarara ahangaze ndabizi uwo munsi nyine bikimara akimara kuvugana no kuri telefone ni gutyo uwo munsi ariko ndi hasi numvise umuntu umwe agafungura urupangu ariko ndavuga ati bishobora kuba ari we buranye nyine waruje amakuru yawe se umva nawe ujya kubaza amakuru twe tuzi kubaza ukatukambaza amakuru zimbarangirije none si manzi uri kuvuga ni umwe kuri botike aha uwo manzi wari hepfo ariko hata nimero yawe oya nkamubaza akantu ko muri nimero banza utubwire manzi kama kanimero kawe nimero sinakubwiye nawe urambesha sugo nari nakubeshya yagiye kuri nabone nakubeshya wowe mbwira none si nyuma yaho nta wundi muntu waje sasa reka mwereke aha ndi nimero yawe wayinyerata nimero ziraza nyuma ubundi reka mbwire rero sibyo bagiye kujya bakubwira umubare nawe umbwira iki amakuru aha nashimo ujya bazajya bayatubwire batubwire okay cyagihe rero iki cyo gihe wari wirirwa hano ndimo gukora udusura hanze nagiye kubona umuntu tantumereza 07 andika uretse andika 07 nyine telefone nayo kiri kumwireza ego telefone dusigaye dutunga urazizi aha 07 twagiye mbwira si imibare gusa siko bimeze twumvikanye twumvikanye se kuri duha amakuru tukubwira umubare njye kubona mbona arinji ansangara ku mwanya mu kwigete nyikunja mu muryango ngiye kura mbona arazamutse ngo data mbwira ese ndaguha nimero utambwiye nose ninde waje
gutya w'igikara ntabwo kuba umuzi ejo bundi ari kuza ngira rati nawe kabisa suriya umuhungu w'igikara nose witwa nde inde uwo muhungu w'igikara kumva ngo no kundusha njyewe oya oya ngwino utangiye kundusha kandi twumvikane nyine icara ntabwo byo njya mubwira inkuru icara Wambaza. uratubwire nomero kandi kakabiri kabiri nongera ndatanigenda uwo muhungu yitwa nde ninde uwo muhungu yaraje habiki uwo muhungu rero w'igikara ntabwo ari imibiri yombi yaraje w'igikara aranarara indesi muzuze nimero kugira dukomeze nawe kabisa twumvikane ko tujye tuguhana akira twagiranye amasezerano mwakira nta kintu ikibazo tubwiye nta kintu tubwiye ngo twuzuze Ngwino tuzuze. muzi ko ibintu twose twabyumvikanye zana nyine rero reka tuzibuze icara ubu ngubu muzishyiremo akiri zuzuze ngenda ahita mbabwira n'inkuru zose wowe tumbwire ukuntu byose zose byagenze nziza zose nzi kuba kamanze mbere rimwe kabiri gatatu kane gatanu karindwi umunani icyenda icumi hano hose iri gucamo iri gucamo kanze neza haza kuvaho amungu yaraje aratambuka ndamureba aransuhuza bite ndavuga ni byiza arakomeza ninde uwuhe bamwita nde bamwita ganza muri sirange se njye nakwigira ganza se ganza yaraje ngo yaranaraye yaje nanara yaje ryari se njye ariko njyewe nyuma yaho njye numvishije ngo hari umuntu wapfuye ngo sinzi kuri telefone mama ari kubivuga ngo byakozwe ngo njye sinzi nawe ibyawe ntabwo uri gusobanura neza none se ko njye ntabwo njye ngo none se ganza yaje ryari yaje mu masaha saa sita mu masaha y'ikigoroba njye najya kureba match ngarutse ndiryamye mu gitondo sinzi ukuntu kwako nimbyuka kwanjyewe n'amasomo mbona umuhungu ari kugenda gutya mbona nanagiye ngo bindi muzakomeza manzi nawe n'umuzamu ni wanyu gutya ameze ariko njyewe ko ndi kubibona ikintu tugomba gukora niba tubwiye ko ari ganza uriya mwana yavuze n'ibyo kokora ariko mwana ikintu dufite gukora ugomba kwiyobekeranya kuri ganza ukamuhamagara ukamuryoshya nyine ukamubwira urumva ganza niwe ufite kuguha amakuru y'ibintu byose ganza ibintu byose arabizi urumva nyine ufite kumuhamagara nyine ukamutera ubwoba nyine rero njyewe kureba natinze iwanyu mfite gutaha mfite tesite ejo nawe urabizi sibyo reka naye bayi ntabwo mwerekeje sawa bayi hano haba uri igitangaza kabisa si ubwo mpamagare nyina wa ganza nkora iki yaba we biriya bintu nibyo koko uriya mugore nazamugurira ibintu birenze cyane ubu mbonye umwuzukuru si ubwo uriya mwana we ubu ndamusobanurira ngo iki manzi nawe manzi umva manzi wowe manzi ukunda amafaranga urugo njyano uzajya muha bitanu amafaranga uzajya bose ni amafaranga uzi ko njya mu kazi kose nzajyana nacuruje n'ibintu twese twarumiwe amabizinesi ukunda abakobwa ubu abana bacu baraza kuruhuka ibibazo mama niwe mwiriwe mungo nizere ko nabaruguru oya ni karibu ariko sinzi bwicare nanjye kureba mugenzi wanjye hirya yaramamagaye
Okay, ni karibu kukuri. Yego. Uyu ni umukwe wanjye. Nende mu mazina yanjye ni Ganza. Sawa. Ma, ndaje tuko turaganira nyuma. Sawa, mugire ibiganiro byiza. Yego. Si ibibazo wamuteye. umukwe mwiza. Injira. 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 Waje? Naje. Uyu ni umubi. Kugobera si ubwo nibyo ra? Ibintu nigera kukubuza. Uramenye inkweto zifunze? Zikuremo nta kibazo. Nana kumamagaye hano ubwo byagenze bite? Erega sinakubwiye ko mukumbuye. K'iminsi ishize sora kumbwira nawe. Nyine naricaga no kugusaba imbabazi. Undi uzandutisha bisoni. Mase, nana tuvugisha ukuri. Wemeye ko kino nakubwiye? Nemeye kuramo inkweto. Ngwino. Nyamara ariko ngataha. Ngwino si waje. Ntari. Kuramo inkweto ze. Kanaye ndazikuramo mwo bari kwiruka hora. Inkweto rero nazo iyo ziri kubona umuntu ari mu byiza zangaga kuvamo zikanga. Ariko ntacyo. Ngwino. Zino nkweto nazikuramo ugiye kunuka. Ngwino ntabwo ngiye kugutuka. Si ubwo ntabwo. Cyozo cyo waramahamuye. Amagambo mabubu uhora umbwira. Ntabwo nabikora mbere. Njyewe yakanze mu gusaba imbabazi. n'ikintu utazi. Mama aranyikundira. Ariko wowe uzi ko njye mbona gukunda kundusha. Wowe komeza wegere imbere utareba hano. ntareba. Ufite surprise. Nana bari kangata. Ngwino. Sinzira humura. Ibintu bije no gusinzira mwa. Humiriza. So wabinyeretse nirebe. Humiriza ngwino. Erega ni surprise mufitiye. Shanjye So sinashobora. ntabwo wari umwumbuye koko. Kahembe ntuzi ikibazo ni mu miza ndi kubita ku gikuta. Egera hano simari. Nana ko ndi kugukemanga ko. Usuburi. Umuntu ugiye kunuka. Wakemanga umuntu ukunda. Nako hoyada. Yegere. Wahumirije. Ni kubita ku gikuta. Cyangwa ushaka ko ni kubita ku gikuta. Sugo nabikora. Humiriza. Siko ni umubije n'umutima ugahumiriza. Humiriza mfite surprise. Kurahumura. Umva ahubwo usigaye ufite n'agasatsi keza. Iyi gose. Se tuma numva ko atari uwanjye. Usigaye ufite agasatsi keza. Merci. Rero ibintu ngiye kukubaza. Kumbaza se kandi si ibintu ugiye komereza. Usabwa kunsubiza. Ibyo bintu bikonje nkojejeho ni ibiki mu. Wowe ikintu mubaza usabwa kunsubiza. Wanguriye chain se? Umva ngiye kukubaza unsubize neza. Shanda kubaza. Wari surprise nzikondute. Ni surprise mufitiye. Nzikondute nageze. Wowe mbaza musubize. Igihuza ukarara iryo joro wari uje gukora iki? Kuza se kandi. Yego ndi kukubaza kandi nsubiza neza. Yasona. Bitangira kwigira iki? Ndi seriye. Njye ko ndi seriye. Ntazi wanyu nubimenye. Ntabwo naje. Irebere nawe ndakwica nutangira kunzaniriza black. Ukumva? Mbwira uza hano wari uje gukora iki? Mbwira cyamwica. Gwanditsemo. Ndakwica ndi seriye. Ndakumbwira waretse mbwira. Ubwo basuri uri kubunzanira ko uza hano iryo joro ko utagize ubwoba mbwira. Byagenze ute ibintu byose ubishire hanze. Uri kukinyicisha se? Kandi ari byo. Mbwira ahubwo gira vuba. Uriko duruza umuntu yavuga gira vuba. Nyine uretse no sindavugisha. Uravuga. Ndavuga ariko uburitse ariko. Vuga.
vuga yaba ari wowe wavuga igisuki kuri hejuru. vuga ndakwica mama ntabwo ari kubyumva numva ntunyice bwira sinigeze ndarani wanyu mbwira ariko hari amagambo mfitanye nawe uko utinda nuko uretse ariko uzi wari wagiye kwa muganga aka kaniyo bakaseho gato amaraso ukagenda azi niko ugenda upfa ndakwica gahoro gahoro njye ko washatse kunyica ubundi atari amahoro amahoro si wazana n'amahoro we ko washatse kunyica bwira vuba mbwira ukudidimanga ntabwo uzi kuvuga neza bwira wareka nuke nemeye kukubwira ubundi byose ni mama wabigizemo uruhare. Mama wanze n'ukuntu ankunda ibyo ni mama ntabwo yabikora mbwira yabigizemo uruhare ute waba uretse ngo ndikunda kubwira byose ni mama wawe nyine byagenze ute ni wamamagaye arambwira uti yamaze kukuroga urumva ngo muri kubesha cyane wowe wanduze ndakwica utabigira ibintu ndakwica urumva arambwira uti barakuroze ukumva ngo kugira ngo usinzire nisinzi nari iki ngo yaguhaye mbwira undeba wowe utinyuka unifata ubeshyire ni mama wawe byagenze ute ndakwica ngewe ndakwica uri kunyumva neza ni mama wawe ariko mbwira mama yigo ni mama wawe mbwiza ukuri mama mbora ntunyice mbwiza ukuri ndarahiye ndagapfusha abonzi bose ariko ni mama wawe ntiwabimbwiye umusize hariya haguruka tugende haguruka buhoro ngewe umva ndagushaka ihute ni mama wawe ariko njyewe bite ni mama wanjye iki tugende ihute uri kwigendesha ihute ngenda kwica mera neza pfukamanga ndakwica mama mumbwize ukuri njye ibintu ntabwo nabyihanganira mumbwire ukuri ibintu bidara mu rugo ni mama nacare cyangwa icara vuba ngenda kwica mumbwire ukuri sena nawe siba mumbwire ukuri sena umwana wanjye bampinduye mumbwire ukuri Nilana undi muntu bane mona mumbwire ukuri cyangwa mwice mwese ndabica mumbwire ukuri ibintu biri kubera muri urugo siba cyane nawe mutera iki cyuma mumbwire ukuri ansa ndavuze ngo sobanura okay nsobanura ikibazo nyine nsobanura vuba nari ndyamye wanjye urumva nuko nguko vuga neza ariko mama wawe ariko mama abarambwiye ngo nze ngo umuti ngo yawusoje nose uwe muti aramuti umwana wanjye yagize ikibazo ngira nganzi ngo ufite ikibazo nuko nguko barambwira uti ni diru yapanze kugira ngo mutere inda ambwira yuko ibintu byose yabipanze ngo nze turyamane ngutere inda nuko nguko ndaza nyine abwira ibyo byose biraba mu gitondo ndataha nuko umamagaye ubundi mbere yaho ngo yese amamagara arambwira uti ari gukubona ibimenyetso byo gutwita yuko n'amapafumu ngo ari kumutera guhumeka nabi ibyo byose nyine yabimbwira byagendaga umunsi ku wundi bivuge ko mwabipanze mama umuntu nizeraga gusa ngende gusaba imbabazi rwose mwana wanjye rwose mama umuntu nizeraga koko nciye bugufi imbere yawe umuntu nizeraga nakwifurizaga ibyiza si ibibi numvaga kari agahungu rwose k'amafuti mutabana niyo mpamvu nabikoze gusa musabye imbabazi wowe koko basi imbabazi nsanga ari wowe basi imbabazi ariko narangiye ngenda zira kuba naramukunze byanyabyo ariko umuntu nizeraga oya mama ngashyira kino cyuma hasi ntabwo bishoboka mbabarira kandi nakwifuriza ibyiza si ibibi ni ukuri nari nkwifuriza ibyiza pe sibyo kandi ndagukunda mwana wanjye mwana nawe
umubyeyi nkawe nizera ngo akora ibyo bintu. si wowe Wa muti naguhaye n'uyu wari ugiye kugukoresha ku mwana wawe. Njye nari nzi ko ari undi muntu wanjye ugiye kubikorera. ariko reka nkubwire mwana wanjye simbyicuza kubera ko Tubabarire. Ntabwo bino bintu nari mbyiteze. basi mu Pe. reka nkubwire Tubabarire. reka nkubwire mwana wanjye nari nshaka Tubabarire pe. ndeba hano nari nshaka Tubabarire ntabwo umusukuru bino bintu twabyifuzaga. kandi ntabwo ibyo navuye ntabwo ari ibyo kukwica yego wenda watwise ku muntu udashaka ariko mwana wanjye uriya musore ndamukunda kandi ni umwana mwiza hano habaye iki ibiki biri kujya mbere wese ubwiye nana kuri kurira byagenze bite wiki Allah Nana. Nana. ngaho murebe ibintu mu mwese mukoreye Nana. kumwe na nuza bya bindi wari kumwe na nuza na uriya Igitenge. cyangwa ushireho agakaramu k'agatuku wandike hoteli muze mwandike urumva iyi filime mwiriwe ariko kaje kabere